Yesu ashimwe cyane bene data mudukurikiranye. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, nshumbukuriraho nacumbikiye, ndacyavuga hejuru y'inyungu cyangwa akamaro ko kuba igitambo, mwuko utanga ubugingo bw'Imana nk'umwami wacu Yesu Kristo. Turasoma mu gitabo cya Esteri igice cya 4 umurongo wa 13 kugeza ku wa 17. Biravuze ngo Morodekayi nawe arabatuma asubiza Esteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami, kuko niwicecekera muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Nuko Esteri atuma kuri Morodekayi aramusubiza ati, genda uteranye Abayuda bari Shushani bose mwiyirize ubusa, musabire mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Morodekayi ahera ko aragenda abigenza uko Esteri yamutegetse. Imana yacu ishimwe cyane. Bene data nshuti z'Imana, twarimo tuvuga ku nyungu zo kuba igitambo cyangwa zo gutembesha ubuzima bw'Imana nk'umwami wacu Yesu Kristo. Ubushize narimo mbereka impamvu ari ngombwa kubikora cyangwa gutembesha ubuzima icyo ari cyo, n'impamvu ari ngombwa kubikora ndetse n'ikidutera imbaraga zo kubikora. Narabigerageje kubisobanura, kandi ndizera ko Mwuka Wera arushaho kugenda avugana na buri umwe wese ukurikirana iri jambo. Rero uyu munsi ndashaka kuvuga ku nyungu cyangwa imigisha izanwa no gutembesha ubuzima bw'Imana nk'umwami wacu Yesu Kristo. Inyungu zo kwemera kuba igisubizo, inyungu zo kwemera kuba igitambo, inyungu zo kwemera kuba umugisha ku bandi, inyungu zo kwemera kuba isoko, irembo, umuryango utuma benshi bamenya Imana. Inyungu ndagira ngo mbabwire inshuti z'Imana, Imana yaturemye mu mugambi wayo kandi itwinjiza mu mushinga wayo. Nuvuze ngo ngewe ndiho kugira ngo nsohoze umushinga w'Imana, ntabwo nibereyeho. Nakunze ijambo Yesu yavuze ngo ngewe ntabwo nazanywe mu isi no gukora ibyo nishakiye, ahubwo naje gukora ibyo Data ashaka. Iyo urebye rero iri jambo tumaze gusoma, ni igihe Hamani yaragiye kurimbura ubwoko bw'Abayuda. Narabivuze mu cyigisho cy'ubushize ndimo mbabwira ngo impamvu Hamani yashatse kwica Abayuda nuko Morodekayi atemeye kuba uko Hamani ashaka. Ntabwo yemeye kwambara umwambaro w'abandi, ntabwo yigeze aba nk'abagabo bari kumwe. Nawe unkurikiranye muri uyu mwanya, urashaka inyungu zo gutembesha ubuzima, reka kwitwara nk'abandi, reka kwigereranya nk'abandi, reka kubaho nk'abandi, reka gukora nk'abandi. Kora uko Imana ishaka, ba icyo Imana ishaka, baho Imana ishaka mu izina rya Yesu. Rero inyungu ya mbere, reka ninjire mu nyungu kuko inyungu ziraryoha. Inyungu ya mbere nuko Imana iguhindurira izina. Imana ihindura izina ryawe, Imana ishyira izina ryawe hejuru. Mu yandi magambo, Imana irakogeza. Nujya gusoma igice cya 6 ukagera ku gice cy'9 cya Esteri, uraza kureba igihe umwami yari amaze kumenya amabi ya Hamani n'ineza Morodekayi yari yaramugiriye. Ibintu byarahindutse, ibintu birahinduka. Hamani wari ugiye kubarimbura yisanga ari ugiye kurimbuka. Ariko ndagira ngo mbabwire, izi nyungu zazanywe n'iki? Zazanywe nuko Morodekayi na Esteri bahagaze bakaba ab'Imana ishaka ko bababo, batembesha ubuzima babigisubizo. Reba uburyo batembesheje ubuzima bwa mbere. Nusoma igice cya 2 cya Esteri uraza gusanga uburyo Morodekayi yakijije umwami bagiye kumwica. Ese we ntabyo ubona bipfa ureberera? Ntubona abantu bicana ureberera?
nubona abantu bagambanira abandi ariko ugaceceka, nubona abantu bapfa ugaceceka, ati nibapfe n'ubuzima bwabo. Abanyarwanda bo baravuga ngo nusanze asenyurwe ngo umutize umuhoro. Ahari we ntabura gutiza umuhoro kugira ngo barangize ubuzima bwabo bamarane. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo bizakuzanira inyungu. Urashaka ko izina ryawe ryogezwa, urashaka ko izina ryawe ryamamara. Ndagira ngo uhitemo kumvira icyo Imana ishaka, uhitemo guharanira icyo Imana ishaka, urushaho guharanira icyo waremewe. Bibiliya itwereka neza mu gice cya 12 cy'Itangiriro, Imana ihamagara Abrahamu. Yaramuhamagaye aremera, ariko umva ijambo yamusezeranyije, kuko niwemera icyo naguhamagari, niwemera icyo nkubwira, nanjye nzogeza izina ryawe, nzakwamamaza, nzakugira ubwoko bukomeye. Nusoma igice cya 17 cy'Itangiriro, uraza gusanga Imana imusanga ikamubwira ngo Abrahamu, ntabwo uyu munsi ukitwa Abrahamu, urahinduka Abrahamu, kubera ko nagusezeranyije kuzaba ubwoko bukomeye. Imana ihindura izina rye, Imana yagura izina rye, iramubwira ngo ntukira Abrahamu, uhindutse Aburahamu, sekuruza w'amahanga, isoko y'umugisha. Yesu ashimwe cyane. Nureba igice cya 41 murongo wa 37 kugera ku murongo wa 45, uraza gusanga uyu mugaragu w'Imana Yosefu, Imana imuhindurira izina igihe yavaga muri gereza. Bibiliya itubwira ngo iki? Umwami Farawo ahindura izina rye, ahindura izina rye. Kubera iki? Kubera ko Imana yari yaramusezeranyije. Iri ryari isezerano bene data, bamuhaye irindi zina. Bibiliya iravuga ngo Farawo aha Yosefu irindi zina, aha Yosefu irindi zina, aramubwira amateka yawe agomba guhinduka. Yesu ashimwe cyane, amuhindurira izina, amuhindurira izina. Reka ndisome kuko rijya ringora cyane ni rirerire. Bibiliya iravuga ngo amwita Safunatipaneya. Iri zina yamuhaye Safunatipaneya ni izina risobanura ngo Imana iravuga kandi iriho. Mu yandi magambo Farawo yarahanuye kuri Yosefu. Ni igice cya 41 cy'Itangiriro umurongo wa 45, ariko uhere ku wa 37 uraza kureba uburyo ubuzima bwa Yosefu bwahindutse. Umwami yaravuze ngo nihe twabona umuntu ufite ubwenge bumeze nk'ubu. Amateka arahinduka, ubuzima burahinduka, amuha ubutware. Uwo munsi umwe gusa umugabo yahinduriwe imyambaro, ahindurirwa izina, ahindurirwa ibyicaro, ahindurirwa status. Abo umugabo yari umusore, baramushyingira uwo munsi. Uwo munsi amazina arahinduka, uwo munsi aba uwa kabiri ku mwami Farawo. Ndagira ngo nkubwire nshuti y'Imana, erega ikitugora ni ukwizera, ikitugora ni ukwemera. Ibibazo byawe Imana yabikemura mu munsi umwe, ibibazo bya Imana yabirangiza ku munsi umwe. Ntabwo byayifata igihe. Imana igihindura izina ry'umuntu wemeye gutembesha ubuzima. Urimo urashaka ko izina ryawe rihinduka, Imana yiteguye kurihindura. Yesu rero Imana ishaka ko dufatiraho urugero rwo gutembesha ubuzima. Yusomye igice cya 2 cy'Abafilipi umurongo w'9 ngo nicyo cyatumye Imana imuha izina risumba yandi. Impamvu Imana yamuhaye izina risumba yandi ni ukubera iki? Yemeye gutanga ubuzima bwe, yemeye gusuka ubuzima bwe, abushyira ku musaraba, yemera gusuzugurwa. Reka nkubwire inshuti z'Imana, hari igihe abantu benshi banga gukora ibyo Imana ishaka kuko babona bisa n'ibitesha agaciro, babona bisa n'ibidakorwa n'abanyabwenge b'iyisi, babona bipingwa n'abitwa abakomeye b'iyisi. Nawe akavuga ngo se ndabijyamo, abanyabwenge n'intiti batabyemera. Ndagira ngo nkubwire inshuti z'Imana, igitondo kimwe ubwenge buzahinduka ubusa, igitondo kimwe amafaranga azahinduka ubusa, igitondo kimwe gukomera bizahinduka ubusa. Ariko abahagaze bagaharanira icyubahiro cy'Imana, Imana izazamura amazina yabo.
iyo niyo nyungu ya mbere. Imana izaguhindurira izina. Icya kabiri, Imana izaguha ubutunzi, ubukire. Umva kuntu ijambo ry'Imana rivuga ngo ubukire n'icyubahiro biri iwanjye. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 22 umurongo wa 4 haravuga ngo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka, ingororano ye n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Urashaka ubukire? Niba hari ikintu kisha abantu kuri no minsi ya none gitumye abantu bamarana, gitumye umugore n'umugabo babana nabi, gitumye imiryango yicana, gitumye amahanga amarana, ibihugu birimbura ibindi, amoko, intambara n'ibindi, ni ikintu bita ubutunzi. Ariko umva ijambo ry'Imana kuntu rivuga mu gitabo cy'Abaroma, aravuga ngo ushaka ubwiza n'icyubahiro abishakishe gukora neza adacogora. Kora neza, mu nzira z'abakora neza harimo ubukire. Kubera iki? Ubukire nyabwo butangwa n'Imana. Ijambo rye ravuga ngo ubukire Imana itanga cyangwa umugisha Imana itanga ntabwo ajya yongeraho umubabaro. Icya gatatu ni uguhabwa icyubahiro. Imana itanga icyubahiro. Ese Moridekayi yabonye icyubahiro? Yarakibonye. Yarakibonye ndetse abona ikirenze. Uyu mugabo nawe yarakomeye, aragenda aba umuntu ukomeye nyuma y'umwami Ahasuwerusi. Agira ijambo ku Bakaludaya bari barabatwaye bunyago. Urabizi neza ko ibintu bikwicariye byagufasheho ijambo uyu munsi Imana yabishyira hasi yawe, kuko wemeye gutembesha ubuzima, kuko wemeye gukora icyo Imana ishaka. Ibyibwira ko bigufiteho ijambo, uzi ko Imana yabyambura ijambo. Umva impamvu, niba uvuga bikaba yategeka bigakomera. Ariko ntabwo tubimenya. Isi iratubeshya tukemera. Imana yacisha bugufi bigutsikamiye. Imana yacisha bugufi byitwa ko byakurenze. Imana yacisha bugufi abumva ko bakomeye hejuru yawe. Wowe icyo ugomba guharanira ni ikihe? Tanga ubuzima. Aha niho Moridekayi yabwiye Esiteri, ntiwibwire ngo nukuri ibwami noneho ibyawe bizagenda neza. Nutagira icyo ukora, Imana izadutabara, izakwambura icyubahiro, kandi we n'inzu ya so muzarimbuka. Imana nitanga icyubahiro kiri permanent. Imana nitanga icyubahiro gikomeye. Icya kane ni uguhabwa umugisha no kurindwa ku rubyaro rwawe. Iyo ugiye gusoma mu magambo Abraham Imana yamubwiye, yaramubwiye ngo ntabwo bizarangirira kuri wowe, ahubwo n'urubyaro rwawe. Nujya mu gice cya 17 yewe uhereye mu cya 15 igihe yabwiraga Imana ngo ngiye gupfa ndishike, Eliyezeri w'umunyadamasiko wavukiye mu rugo rwanjye niwe uzazungura ibyanjye. Ariko Imana iramubwira ngo ahubwo uzava mu rukiri rwawe, nagusezeranyije umugisha no ku rubyaro rwawe, kandi urubyaro rwawe nirwo ruzakomokwamo n'abami n'abatware bakomeye bo muri iyi si. Nukora ibyo Imana ishaka, abana bawe n'igihe uzaba warapfuye bazasigara babisoroma, bazasigara babisoroma. Iyo nsomye inkuru ziri mu gitabo cy'Abami, ureba uburyo uriya mugore wari warapfushije umugabo, abana be bagiye kubatwara, kandi umugabo yarakoreraga Imana. Aragenda agera kwa Elisa aramubwira ati umugaragu wawe yarapfuye, yari umuntu w'Imana ariko yapfanye umwenda, abana banjye bagiye kubatwara. Elisa aravuga ngo ntabwo umuntu wakoreye Imana abana bagomba gutwarwa bunyago. Ntabwo agomba kubabara, ntabwo agomba kuruha, urubyaro rwe rugomba kuba neza. Uwo munsi amateka arahinduka. Yahamagaye imbaraga z'Imana zirema amavuta, baragurisha barishyura, andi arabatunga. Icyanyuma ni ukubona ubugingo buhoraho. Iki rero nicyo gikomeye ariko abantu batajya bitaho. Iki nicyo kintu gikomeye, ni nacyo cyatumye Yesu aza. Ntabwo yaje kugira ngo tubone ibyo kurya tube mu mazu meza, yaje kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu Yohana yandika avuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye kwitwa abana b'Imana. Abo ngabo mu gice cya 3 umurongo wa 16 ngo bahabwe ubugingo buhoraho, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Gutembesha ubuzima ntabwo bizaguha izina gusa,
ntabwo bizakogeza gusa, ntabwo bizaguha ubutunzi gusa, ntabwo bizaguha icyubahiro gusa, ntabwo bizagera ku rubyaro rwawe gusa ngo rubeho neza, rwige neza, rwambare neza, ahubwo bizakugeza mu ijuru. Nzakomeza kuvuga kuri izi nyungu. Izi nyungu ziraryoshye. Nzababwira n'amakamba tuzambikwa, amakamba atandukanye, abantu batembesheje ubuzima. Icyampa uyu munsi ugatembesha ubuzima, icyampa uyu munsi ukemerera Imana, icyampa uyu munsi ugakora icyo Imana ishaka, icyampa uyu munsi ukamenya ko Uwiteka hari kado agufitiye. Tugiye gusenga Imana, ariko utekereze, izi nyungu urazishaka? Urangiza ufate umwanzuro wo kubwira isi ngo bye, wiyegurira Imana, uyihe, kuko utari mu Mana ntabwo wabishobora, ariko nuba mu Mana nawe uzajya uvuga nka Pawulo, igihe Satani akweretse ibikomeye umubwire ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Mana yacu, ndagushimiye ku buntu n'imbabazi zawe. Nyemerera muri uyu mwanya mwiza tumaze kumva ijambo ryawe, buri muntu wese umuhumure, amaso yabone, ibitekerezo bye bikanguke, amenye impamvu yo kubaho kwe, asohoze icyo wamuremeye, narangiza yakira ino migisha yose, yakira izi nyungu zose, ndetse azicarane nawe mu bwami bw'iteka ryose, ubwo uzaba ugarutse uje gutwara itorero. Urakoze kubw'imbaraga zawe usutse ku muntu wese, Mwami Imana usobanukiwe aya magambo. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Imana iduhane umugisha. Shalom.